Imana hari igihe igukura mu kibazo gito ishaka kukurinda ikinini. Urumva nk'ubu ngubu iyo batamfunga wasanga rwa rubanza ashobora kuba yarapfuye kandi nize byinshi, nize harya nize iki, nize indirimbo zo mu gakiza, niga amajambo yo muri Bibiliya, menya ko n'Imana ari umucunguzi, ari uwera. Yego. Kandi naretse n'ibiyobyabwenge. Ndi mu bantu bashima ko naretse itabi, ariko irya nyuma nshobora kuza kurinywa nimugoroba. Mbere na mbere ikintu nafungiwe ni uko hari abapeti b'inshuti zanjye nyine bari bari kuvuga ngo nabatoboreye inzu. Natoboye inzu yabo ngo ndagenda ngo saa 8 z'ijoro ibikoresho byose ngo na stock y'ibiryo basize batetse ngo nabyo ndabijyana. Icyo nicyo cya mbere naziraga. Iyo case irangiye ndi muri gereza ngiye gutaha nyine ntanazinze, njya kumva barahamagaye ngo Niyogiyome Jean Paul mu bihode hose. Ndasohoka, aba bantu ba Vigo ba Crackdown bagenda muri ya modoka y'igisimba, njya kubona baravuze ngo Niyogiyome Jean Paul umuremure urimo atavuga ngo dore rwa ruhanze bita igishyi cy'amatwi ngo niwe twari twarabuze. Kumbe bagendeye kuri ya simukadi yanjye ibaruye muri ya mazina ya wa mujene. Yego. Baravuze ati Murangira Thierry yakuvuzeho. Ngo bari barambuze kabisa. Hari igihe umubyeyi akubyara anywa ikigage, ugasanga umubyeyi aratwite anywa ikigage, anywa urwagwa, nihanda byara umwana w'inkwakuzi. Umwana uhora yasinze ugasanga umwana avukanye ijisho nk'irya bushari. Nuko story nyine ikomeza utyo, banjyana kuri RFI bagenda bambwira ngo hatubwiye ngo inshuro umaje kurumwa. Nyine ndababwira ati njye nta rumogi nanyweye n'ukuri, si mugiye kumpima. Barampima barumburamo, barumbuzemo banga kubyizera. Bampima bwa kabiri banga kubyizera, bansubizayo. Hari unakubitaniye n'umupeti ngo wariye Shadibu, arambwira ati ndabubwira ati suzira ikiwe ndugu yangu. Turicara arambwira mva nanjye nariye Shadibu. Ngo yagiye ngo niba yarambwiye ati yaramaze igihe ngo barashwanye. Noneho yugingaza uriya bita wakinaga amakomedi, yugera arambwira atagezeyo ngo Shadibu n'iki n'iki kugasinda. Ngo yujya agiye kuzana akagiye asanga Shadibu yambaye ubusa. Ndiyawe makuru niyo gihe yanyihereye dufunga neza, ngo yambaye n'ubusa kabisa yagaramye. Ngo ararira ngo yugi ngo amfashe ku ngufu, ngo hari abantu bakunumyeho. Hari n'iki n'ubuceri yamusabye banza peti yangu ubuceri yarabubuze, kuvuga ngo yarabikoze umujene. Mujene baranamubeshyira ntago yabikoze. Uriya mupeti nta nubwo yabasha kubikora. Wapi? Uriya wenda yakikinisha. Ese rwa bareka tuganire. Skaitu twarafunganywe. Skaitu twaranaranaga nawe. None se bura ari wowe na Skaitu wagezeho mbere ninde? Ni njyewe. Skaitu se yansanzeho nkamwakira. None se wari umaze igihe kingana iki mu gihome? Barankomezanya fanda agenda ambwira ati ngo se abastari bose barabamaze, ngo ubu naka kanya waruje bahise bagufunga. Ngo ubu ngubu ngo turabafashe, ngo ubu ngubu harabura G-Tough. Bura G-Tough wigengesere bari kugushaka cyane. Arya rimenge. Mu magambo uvuga ujye uvuga amagambo watekerejeho. Uri igitangaza Yesu we. Mwami Imana agenda ukorere mu bantu, ubaho umutima mwiza, bari kuburyarya. Nyagasani ari kumwe nawe. Aka kanya urareba ukabona hari umuntu kuri kamera ngiye guhanurira. Yego. Wowe uri kureba ino video, Titi Brown uramuzi? Ndamuzi. Imana igiye kugukorera ibitangaza. Kiramani nawe ikintu Imana yakuvuzeho, yavuze ko izakugirira neza, ariko utangiye gutana inzira. Uri kujya he? Uri gutana, ndi kubibona. Tanuka. Yes, reka nongere ngushimire cyane, kanongere ngweze kaze wo kuna gukurikirana Big Town TV umunsi ku munsi. Je suis professeur Cyucyu aka Eric Stonjide Superboy Samani bagene tatsubwiza umwe tutagira intenge no kucumura nyankora ku kapete bapete ya pushinza ya prepoza make pete za pete bayitupa mu matsinda. Abanze ndabasuje ndabatanze mu gihe cyazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Uyu nundi munsi twanje gufata ikindi kintu gitondo cy'umugisha. Uyu munsi wa none inkuru nje gukora yo ni inkuru idasanzwe. Ni nyuma y'ibihe bikomeye cyane
umuhanzi wacu yaciyemo cyangwa se umwe mu bantu nize kwa cyane kuri Big Town TV, ni umwe mu bahanzi bari bamaze gukundwa n'abantu batari bake, ariko wahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Navuze ngo nyuma yuko avuye mu maboko ataraye, nyuma yuko avuye mu nzego z'umutekano, muramuzi cyane nkimara kumuvuga, yitwa Rwaruhanzi. Rwaruhanzi ni umwe mu ba blogger cyangwa se mu content creator, mu bahanzi beza bari bamaze kumenyerwa hano kuri Big Town TV ndetse no ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye, nyuma yuko yari amaze iminsi ari mu maboko ataraye. Nongeye kugira amahirwe ndetse no gushima Imana ko twongeye kumubona. Navuze ngo numwe mu bantu bashimisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye, reka basi nongere mugare kuri Big Town TV kugira ngo twongere tumwakire, tumwumve, kandi by'umwihariko n'abafite uburyo bwiza bwo kumwakira, kumufata mu mugongo niko nabyita, kumuhereza ibiganza byanyu, namwe mugira uko mumusapotinga. Numwe mu bantu batanga ibyishimo, numwe mu bantu bashimishije, numwe mu bantu bari muri kariyeri nziza cyane. Nambona angeze umeze gute Big Man? Rwaruhanzi wagwanule umeze fresh? Ni mutekano, ni muholo yeah man. Ewa ni minsi myinshi wa minsi myinshi nja kurinde nkuko yandinze. Amakuru yanyu mumeze gute bafana banje? Kamera iracanye kabisa. Kamera ntabwo uri kwibona? Nta kuganira duhagaze. Urashaka ko twicara? Shaho baye muremure ushaka kumnana niwe. Ino ni inzara mwana. Ni inzara? Bayita inzara. Mbahumura ubwo wageze kuri Big Town TV umenye ko inzara yawe irashira. Ukorera mu kwizera? Kanya ko byanze bikunze hajya ni ni kuvuga. Ni kabisa. Ni karibu rero kuri Big Town TV kugira ngo wenda tugire byinshi abanyarwanda tuba. Rwaruhanzi. Rwaruhanzi. Ahangase kumujura habaga yari umwe akaba yaragiye. Yes. Ntumbwire ko wakijijwe. Mbere ya byose ngiye nabanje gutungurwa no kubona Rwaruhanzi afite Bibiliya mu ntoki. Imana hari igihe igukura mu kibazo gito ishaka kukurinda ikinini. Urumva? Nk'ubu ngubu iyo batamfunga wasanga Rwaruhanzi ashobora kuba yarapfuye, kandi nize byinshi, nize ibintu byinshi cyane. Nize harya nize iki? Nize indirimbo zo mu gakiza nako zo muri Bibiliya. Niga amajambo yo muri Bibiliya. Menya ko n'Imana ari umucunguzi, ari uwera. Yego. Kandi naretse n'ibiyobyabwenge. Ndi mu bantu bashima ko naretse itabi. Ariko irya nyuma nshobora kuza kurinywa nimugoroba. Waretse ibiyobyabwenge n'itabi irya nyuma? Umva nanjye ako kantu ahubwo muzagakate. Bazagakate bagakureho. Ako kantu wapi? Nyine itabi narariretse. Nanywaga amafege gusa nyine tu. Ako narayaretse. Kubera iki? Ja is everything. Hari igihe mwami tuzahura, nkaguhobera, nkagusomagura, nkagukunda nkuko wankunze. Haleluya. Amen. Ushobora kuba mugani, ushobora kuba warakijijwe. Nuwuhe murongo muri Bibiliya ugufasha? Umurongo wo muri Bible, line of the Bible. Umurongo wo muri Bibiliya umfasha ba Yeremiya, ba Yakobo, ba Yesuwa, ba Pasuwa. Abo ni imirongo iramfasha cyane. Abo ni imirongo. Yesuwa igice cya kangahe, umurongo wa kangahe? Ubwo si mu gice cya Matayo umurongo wa Aburahamu. Igice cya Matayo umurongo wa Aburahamu haravuga ngo ko mwamfungishije mwungutse iki mwamadagemo. Reka nkubaze ikintu kimwe. Byanze bikunze ni ishuri uvuyemo, aho wari ufungiye, hari byinshi wize. Narabyize cyane. Byanze bikunze ntabwo wabura icyo utahanye nk'umuntu wari uriyo. Nk'umuntu wari ufunze. Ubundi mbere na mbere wafungiwe iki? Mbere na mbere ikintu nafungiwe nuko hari abapeti b'inshuti zanjye nyine bari kuvuga ngo
nabatoboreye inzu natoboye inzu yabo ngo ndagenda ngo saa 8 z'ijoro ibikoresho byose ngo na stock y'ibiryo basize batetse ngo nabyo ndabijyana. Icyo nicyo cya mbere naziraga. Iyo case irangiye ndi muri gereza barambwira ati ngiye gutaha nyine nta nazinze nta nubwo nawe kumaramo igihe kinini. Njya kumva barahamagaye ngo Niyigiyome Jean Paul mu bihode hose. Hari radiyo igenda ivuga ngo ceceka wumve wagisambu umuntu bita Niyigiyome Jean Paul ari he? Noneho ko mfite simukadi y'umuji wanjye bita umuji tubana bamwita Niyigiyome Jean Paul. Ndavate se umujene nawe baramuzanye ndavate kamfe kwita basanga rero uje kunsura akandikisha iki amazina ye kugira ngo mpite mbimenye. Yego kuko ntago yaraza amazina yanjye ni iki. Noneho ndasohoka aba bantu ba Vigo ba Crackdown bagenda muri ya modoka y'igisimba. Njya kubona baravuze ngo Niyigiyome Jean Paul umuremure urimo atavuga ngo dore rwa ruhanze bita igishyi cy'amatwi ngo niwe twarabuze. Kumbe bagendeye kuri ya simukadi yanjye ibaruye muri ya mazina ya wa mujene. Yego biba wazi biba kizi biba fast and furious. Baravuze ati Murangira Thierry yakuvuzeho ngo watangaje amakuru y'ibihuha. Murangira Thierry we yakuvuzeho ngo watangaje amakuru y'ibihuha ngo bari barambuze kabisa. None se uri umunyamakuru? Oya nanjye kandi ariyo mpamvu natashye. Navuga ati njyewe ntago ndi umunyamakuru. Hari boro nakoze mvuga ngo nibye jezi y'ikigo papa zayambaye ku ishuri. Noneho ngo baragenzura basanga vie yapfuye kera. Ngo rero nta makuru y'ibihuha natangaje. Urumva abo ni abahetazi baba bafitiye umuntu ishyamba. Kuko icyo kintu ntago ari cyo umuntu yakagombye kujya kureka. Yego rero narabatsinze barambwira ati turagukekaho n'ibiyobyabwenge babinkiraho. Ndababwira ati bayobozi nta kiyobyabwenge rwaruhanzanywe. Ikiyobyabwenge rwaruhanzanywe nta masengesho y'Imana n'amashereka y'inka. Ibyo biyobyabwenge unywa. Barabanza aravata kiriya kijwi ubuvuga kuri kamera uburyo bumeze swaga zawe. Ndababwira ati zino swaga ni indogano y'umuryango. Papa yagiraga swaga twese nyine twagiraga swaga. Mama akagira swaga Petit Frere akagira swaga bashiki be bakagira swaga. Nyine duhorana vibe kuko ni byinshi byatubabaje niyo mpamvu tuba tugomba no kubyirengagiza. Kujya n'umugura ngo hari n'imiryango ivukana ibijyanye na volute nyinshi mu mibiri. Hari igihe umubyeyi akubyara anywa ikigage ugasanga umubyeyi aratwite anywa ikigage anywa urwagwa nihanda byara umwana w'inkwakuzi. Umwana uhora yasinze ugasanga umwana avukanye ijisho nk'irya bushari. Nuko story nyine ikomeza utyo banjyana kuri RFI bisobanuye Rwanda Forensic Institute. Rwaki? Rwanda Forensic Forode Rwanda Forensic Energy. Ni rana fana uko byenda kose. Nabonaga nyine byanditse ku mamodoka. Baranjyana bankubitamo ipingu turamanuka banyuza ahantu bakozaho ibikumwe binjira mu byumba. Ibintu nabonaga muri filime. Bagenda bambwira ngo hatubwenga inshuro umaje kurumwa. Ukazi barakumva ntabwo uri kuzimenya umubare. Oya. Urumva nyine ndababwira ati njye nta rumogi nanyweye n'ukuri simugiye kumpima. Barampima barumburamo barumbuzemo banga kubyizera. Bampima bwa kabiri nyine barampimye mara nk'ibyumweru 2 bampa ibizamini basanga narwo banga kubyizera. Bansubizayo hari no kubitaniye n'umupeti ngo wariye Shadibu. Yes kandi dufunganywe naraje ndagacumbikira kari agapeti umukaraza. Ngo niba ari Mayugi. Nawe baba bagiye kumupima. Bura niwe warucumbikiye Mayugi. Uriya ngo Yugi. Njye wamuryamishije namukuye muri gitisi mu mbobo muri ribu. Mujyana mu ba traffic kuko ngiye nararaga mu bashoferi mu ba boss.
bura bagiye nk'umubosi. Njyewe njye mu gihode nagezeyo mpita mba sukonsi, nararaga kuri matore enye, inkoko naziriraga ku gihe. Inkoko urazizi se? Inkoko nk'umuntu w'umuyobozi ntabwo buri inkoko. Inkoko ni intuza ni impungure z'ibigori. Bana nyine gereza yambanyitsa ziwa kintu. Ariko muri Matayo igice nibuka umurongo nibuka aravuga ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko nibo bazabona Imana. Hahirwa abakunzi ba Yago. Hahirwa Yago ariko nawe yari ari muri uwo murongo. Ugahirwa abakunzi ba Yago kuko aribo baterekaho bakingaho bakanakinguraho. Ugahita ukingaho. Hahirwa urumva hahirwa abakunzi ba Yago kuko aribo baterekaho bakanakinguraho. Ubwo urumva abakunzi ba Yago bakinzeho. Abakunzi ba Yago ngenda ndamukunda man. Yago ndamukunda kuko Yago ni munareba namwe mwabanyamakuru. Yago namwe man muzanamuvuganire sibyo? Yago man nyine Yago ni umuntu wagiraga umutima mwiza. Njye nabonye nimugora video man yo guha Fireman ngo niba ari miliyoni n'igice Fireman biramurenga. Yago yafashije abantu benshi nubwo njye ataramfasha nta nubwo nshaka azamfasha. Kuko aka kanya rwa ruhanze ari mu maboko ye, arishimye, ndanezerewe. Nese rwa ruhanze njye mbanje kugira amatsiko urumva hari abarufungiye ubwo washinjwaga haryo bwo n'ubujura hari abantu uvuga nyine wenda bavuze ko wari watoboye inzu ukafata stock y'ibyo kurya wahitoboye ushonje cyangwa iyo nzu bari kuvuga ngo natoboye ntago nayitoboye. Wari ikingure winjamo bisanzwe inzu se? Oya man ntago ngiye nakiba abantu barnya bafashe ku twatsi. Umuntu aravuga ngo waramwibye arara muri ghetto amaguru yarashije hanze ntago ajya afunga. Ngo wamwibye ngo ibintu bijyanye n'ibihumbi 400 bihuye n'ibihumbi 400. Ngo namwibye telefone. Hari ikiganiro twakoze aha nacyo nari kugishishozaho. Yego. Ngo rwa ruhanze ngo kuri Big Town baramuhaje ngo ni iki wibye cya danje. Ngo aravuga ngo kikagushimisha ngo nakamashini ngo kandi natwe twabuze machine. Urabumva? Ngo natwe twabuze iki machine. Ngo machine yacu rero ngo ibintu byose baravuga ati bihuye n'amafaranga ngahe. Inote ya 400 mpita mbaha igitoki na fanda reba. Ndavuga ati muzajye gupfira ahandi mani ngiye ntago ndirimbe bashyinguramo umuntu ubonetse wese. Yego. Ikintu kingura muri iririmbi ni ikintu nyine cyamuza n'Imana. Yego. None ko hari amakuru avuga ko buriya ngo gufungwa ahanini ahantu ngo ari icyangwe ngo buriya ngo ari umutipe ngo ari icyangwe nabivuze mu itangazamakuru uvuga icyo cyangwa utagitirura umfite n'ubwo ko n'iki ngiki wambashobora kuba wakibye. Iki ngiki byararangiye nyine baramannye kwiba narabiretse. Icyo umuntu nakibye ubu byararangiye nta nubwo yajya kundega kuko navuga ko nakibye bataramfunga. Nuvuga ngo ibyo wibye mbere ubu ngubu dosiye yararangiye. Iki cyangwa rero wakibye nde? Wakibye nde? Hari umujene bita King Voltage. Ino myenda niye yose. Ni ya King Voltage. Yavuze ko muniga muzi. King Voltage. King Voltage jone kwa turi kumwe. Kumbe niwe bakiriye. Bakano ubu byararangiye. Narakimuriye nyine yigeze umurara mwereka ko hejuru y'inkoko hari den. Ubundi yakoze video y'indirimbo. King Voltage burango yabuze cyangwa yambara ngo ari baragitwaye. Ako nyine byararangiye man. Izo shenete zo bazirinde. Kagashanete ko nakariye muri gereza. Umva nanjye nagakuye muri gereza. Nyine nakaguze ku muntu wozaga amasahani. Muri make bagenda no muri gereza urabanza urakitiza. Ni iki kintu kindi wumva muri gereza warebye wumva wagitahana? Muri gereza ikintu narebyemo wumva nagitahana
ni abafasi bari barimo ukuntu bari benshi numvaga bose nabasora bakitahira. Muri gereza ujya kubona mani, muri gereza niho hantu wapfira mani. uzi uburyo baryama abajene noneho bo muri GTC hepfo, ubundi niho bari bamfungiye ariko muri GTC no muri RIB ubwo ni mu nzererezi n'abakurikiranwaho ubugenzacyaha bwa RIB niho bari bankize mpita nizamukira muri traffic. Abazi Kimironko gereza barayizi. Man usanga muri wese harimo amaraso, abajene ukabona ari gupfuna amaraso. Man hari ahantu mw'abantu mwe rwose mu ibiyobyabwenge mu biveho, mw'abantu mwe mushaka guhangana na leta kugira ngo muhure n'izo kesi zo gufungwa. Njye mbagira inama mu bireke. Gereza si ikintu boga, ndabyumva shumi. Gereza ni kizi. Amujene ugasanga mani hari ukuntu amazi abura, ugasanga abajene bakubiseho abasirikare buzuye wese, ukajya muri wese ukabona yose yuzuyemo ibyindi. yego mani nyine wapfiramo. none se urumva nk'abo nyine wagerageje kubona experience nyinshi ikomeye cyane muhara muri gereza, warumbwiye ngo umwe mu bantu bakiriye umukaraza Yugi nk'umuntu warongoye Shadibu, mwaraganiriye aguha amakuru yabyo? Twaraganiriye naranamusererezaga. Uriya mujene nyine yaraje. Yego njyewe bwa mbere turahura. Banza utabona umuntu wari kwishyuza. Uyu mureke, uyu nguyu boroze ndaza kuzimuhahera yazinije nazimuno munsi uretse. Noneho nyine umukaraza Yugi yaraje nyine mfungiye Kimironko narakabye, arambona avatiye rwaruha nawe urafunze. Ntabwo ati ndafunze, we bakwita nabonaga ari ubwa mbere mubonye. Ni n'ubwa mbere nari mubonye Maniga Yugi. Mbona afite dread, arambwira ati ndi umuhanzi. Okay, navata kanaka underground katuvugane twumve. Arambwira ati nabwo ati suzira ikiwe ndugu yangu. Turicara arambwira unaskwesha mva nanjye nariye Shadibu. Navata se aramujene we peti yangu Shadibu tuzi beach ya menshi we wageze hute? Ariko ku mutima ariko mvuga anyiyemeraho nyine arambwira ati Shadibu naramuriye ngo yagiye ngo niba yarambwiye ati yaramaze igihe ngo barashwanye. Noneho yugingaza uriya bita wakinaga amakomedi niba ari Waboy Sama Boy Rami Boy Rami Boy ngo niwe wagiye kuhuza Shadibu nande na Yugi. Urumva Yugi arambwira atagezeyo ngo Shadibu n'iki kugasinda. Wari akantu yamutumye akagi agatumye nde? Yugi Shadibu ngo basi agatumye Yugi ngo Yugi agiye kuzana akagi asanga Shadibu yambaye ubusa yashwandaritse neza. Yashwandaritse ndiyawe makuru ni Yugi wanyihereye dufunga neza ngo yambaye n'ubusa kabisa yagaramye. Ngo ararira ngo Yugi ngo amfashe ku ngufu ngo hari n'abantu bagutumye ndabizi. Ngo nyine yasinze akabona ko yasinze, ngo hari abantu bakuntumyeho ngo ndabizi ko bakuntumyeho. Amujana avuga ati kanigire mu kazi, hari n'iki n'ubuceri yamusabye banza peti yangu ubuceri yarabubuze. Ngo yari ari no mu mihango. Umujene yoze mu mazi yarozwe mu mihango. Kare ayo n'ayandi makuru. Kuvuga ngo yarabikoze umujene. Mujene baranamubeshyira ntago yabikoze. Uriya mupeti nta nubwo yabasha kubikora. Wapi? Uriya wenda yakikinisha. Yarya wenda abana nyine bato bangana. Ariko uriya mukecuru Diamond yagiye melody bande njye muzi kera uriya Shadibu. Muzi kera
yamyeho esha abantu bahuye bose nta mupeti kabisa ararengana. bivuze ngo byanze bikunze ariko se wabanye ujya gutaha wamusezeho yugi ngiye nagiye gutaha aribwo wa Manuel Rusororo Rusororo ujyayo uri hejuru y'imyaka 5. ugiye kwimarayo nyine Rusororo n'urukiko rukuru ujyayo iyo baragukatira hejuru y'imyaka 5 niho baye bamumanuye. ese rwa reka tuganire Skaitu twarafunganywe ina Skaitu twaranaranaga nawe. none se buriya ari wowe na Skaitu wagezeho mbere ninde ni njyewe Skaitu se yansanzeyo nkamwakira. none se wari umaze igihe kingana iki mu gihome amezi 3 yose mbwira ukuntu bagutwaye ubundi bantu dusharing ukuntu bagutwaye nari ndi mu rugo ukuntu nyine bamfunze nari ndi stay n'uwo Homojeyi n'icyana cya Homojeyi cyaje gifite ikimba rya danje nanarikoraho ubu video gutya adutamo nyine iminywere yatugura ubu fanta turanywa noneho njya kumva umuboss arampamagaye arambwira ati ni rwa Ruhanzi arambwira ati niwe ngo none se ko nshaka ko hari akaboro unyamamariza ngo agakize ngo ngiye ncuruza imikufe mu mujyi ibintu by'amaceni ngiye ngwino ufate bike ikugeze kuri military Kanombe urumva nuhagera umamagare mu gutanda kuzengurutsa mu modoka musubize iwanyu. Bamfashe bike bamuhaye motari aramubwira tukigera hano kuri military hano Kanombe ndamuhamagara yanga kumfata uwo mubosi yego motari turagumya turashyashyarana nari mfiteho 5 mpita nyimukandira ndamubwira ati komeza nare barayanyishyura n'umubosi. hashizeho iminota 2 ndongera ndamuhamagara arambwira turiye rwa Ruhanzi ko nakubuza ndamubwira ati wowe ahubwo urihe ko nageze aho wambwiye ngo ndangira ahantu uhagaze ndahamurangira ku kazi ka MTN. abarambwiye ati ngo hagarara ndahagarara sister akanya ahita amamagara ngo nkuboneye ikiraka waje ukagikora ko cyihutirwa. sister wande sister wanjye ngo Gikondo ariho musanga ndiyumvira ndavata no mujene ari kumfira nta nubwo ari kuza kanigire kwa sister magarika motari nyurira mbona abajene baje bahoreye abajene b'imanga babarankweza ngo we rwa Ruhanzi ngo uraduha ibikoresho byacu ngo twagutangiye n'ikirego muri RIB urumva abantu barahurura nyine cyane barazagara abantu bashaka no kunkubita mwana mitamo magara umujene wanjye bita King Volute yego ndamubwira ati mana abajene barankweze kandi ndumwe waje ukama umusada tukamenagura ko mbona bashaka gusara umujene narizi nako wari icyo cyangwa umuntu mukupe ni sister bashobora ko ari gushaka yiposha se mufate rya basanga ari gushaka oya sister bari kumbaza aho nagiye kuba muri no minsi ne wari undwajije werawere abajene barankwega mbona ngira ngo ni za content zabo batangira bakamera mbona abantu baje bakamera ndavuga ati rero aho kugira munsebireze ku muhanda mushaka no kunkubita mureke twicarara ku kabaraza tubiganireho. aravuga ati we hicare pfa kuba utaraducika gusa ndahicara bahamagara leta baraza bankubita ipingu ngira ngo ni itariki yo kubeshya Shumi barankomezanya fanda agenda ambwira ati ngo se abastari bose barabamaze ngo ubu naka kanya waruje bahise bagufunga ngo ubu ngubu ngo turabafashe ngo ubu ngubu harabura G-Tough bura G-Tough wigengesere bari kugushaka cyane arya rimenge mu magambo uvuga ujye uvuga amagambo watekerejeho abantu benshi baravata G-Tough kandi banari mu buyobozi G-Tough yitwararike nibanga umwibiye akabanga G-Tough
agabanya itabi sha niwenda rinywa ariko mwibiye akabanga turagitafu nta muntu rumogi aya citafu sinzi ashobora kuba nko mu karo noneho story urumva yarakomeje banjyana Nyarugunga mara y'icyumweru kuri sima nta gipapuro cy'imfunga mfite bahita bangomezanya Kimironko nkubitaho ikindi cyumweru niba atari 2 bahita banjyana he Kagugwaho bandagiye dosi bahita bandikaho ko bamfasha ku kanya maze ibyumweru 3 mfunze. Oh yes wari umaze ibyumweru 3 ufunze barahera bahita bakwandika ko umaze umunsi umwe aribwo waje utukutandi mezi kubitandi mezi nyina 2 aribwo bamfunguye ubundi kuburana ndi hanze ubu ngubu uri kuburana uri hanze ziriya mpanga se zo bimeze bite izo barazese ziragenda niba abahungu harimo umwe wagiye muri Papa Baron bala bapeti abahize harimo umupeti washatse umwana utujuje imyaka uramuzi ndamuzi ushatse umwana utujuje imyaka ngo yakwe muri Papa Baron ntabwo uriya mupeti yanamukuye muri Papa de Baron reka uriya mupeti ngenda bizi noneho kana nababwiza ukuri bari abapeti umwe kubera basa bose umwe uriya mupeti n'uwa Nyagatare uriya mukobwa nta na famiye agira ngenda muzi n'uwa kera turaziranye yego impamvu imwe yarahamagaye iravuga ati iramubwira ati ndi umusitari n'iki ngo nakubonye kuri TikTok ariko uriya mubebe mubwira mu mahanga kubera ari ibiraya bitewe mubwira ati wadusuye se bebe araza nyine impanga yamuhamagaye imwe imubonye yanga kumwishimira ihita imupasa akaboko mbona irakize ubwo ngubwo hari umuntu ukunda abakobwa cyane hari impanga ikunda abakobwa cyane hari n'indi itabakunda cyane iyi bakunda cyane tivati cyaza bebe ahubwo ni uwanjye turigendera barararana n'uwo mukobwa ejo bundi hashize nk'icyumweru tujya kumva ngo waneye inda ngo kare karayihakana bebe avuze ngo ngiye kugufungisha nibwo gaye yahise amuzana none se muri Ramesi yararwaye ubonaga ari kwa muganga baramuse bombone byinshi iyo ndaracyayitwite cyangwa bari abajene ngewe story bambwiraga nuko yambwiye ati azagira nyine azamuzana ayikuremo kwaje ahubwo wigengesere niba utarayibyara shamaze iminsi ari mu bitaro umwana nyine ubona yarahuye n'ikibazo gikomeye cyane cy'uburwayi banza bavuga ngo ninda yamuguye nabi sinzi gusa niba cyitwita ariko nyine byaragaragaye kuko byose babishyira kuri social media reka tuve no kuri zirankanda reka tuziveho n'ubundi nta hantu ntabwo nyavuga akareka zirankandagira bitabo zivaho narazibye yego uyu munsi wa none ugira gutya ugezeyo urize uratashye ni iryihe somo watanye rifatika ushobora kuvuga ati nanjye ngiri narigira undi muntu isomo natahanye rifatika isomo natahanye rifatika ni iki ikintu natahanye cyaba gifatika ariko umuntu aba yiga ariko ataragera ku kigero cyo gufata narize neza kuko ntago nasibiye isomo ubundi natahanye ngiye rifatika ntago ryafatikaga kuko ubu riri gufatika natahanye isomo rifatika niryo natahanye urarifasha urikomeza ubu ngubu ntago nzongera bya bintu byose navugaga ntago nzabyongera ntago nzongera kwiba ntago nzongera kunywa ibiyobyabwenge Imana nongeye kugushimira icyubahiro n'ikibi cyawe amen karirimbo kari kugukorera nyuma yo gufashijwe niyo naba ndi hagati y'imisozi 1000 ibigeragezo bikangira undibaho nanjye ubwanjye nkananirwa umwami Yesu nazandeka amavi yose azapfukama indimi zivuge kuri umwami uri umwami usumba byose mwami uri igitangaza Yesu we mwami Imana agenda ukorere mu bantu ubaho umutima mwiza bari kuburyarya mwami Imana agenda ufata abapromota baze badupromotinge kuko ku mitima yacu turananiwe ibi bintu turi gukora ntago twabasha kubyikorera mwami Imana genda ufashe abakene mwami baragukeneye Mana yanjye
mwami Imana nongeye kugaruka imbere yawe, nongeye kugaruka imbere yawe mvuga ineza yawe, nongeye kugaruka imbere yawe mwami Imana mvuga ko kuri iyi si yose uri igitare cy'amahanga. Mwami Imana ni wowe munyabwenge wabayeho, ni nawe uriho, ni nawe uzahoraho. ariko uracyankunda sibyo, ndi girlfriend wawe mwami, acyari girlfriend we, uri igitare cy'amahanga kandi ibintu byose urabishoboye. wafashije Skype wari wararumye umugore w'ugutwi bariyunga. wafashije wa mupeti wansanze muri gereza ndyamye kuri matore ye, umukaraza Yugi ngo wasambanyije Shadibu. ufasha DC Clement, uramufasha agira urusororo kandi abizi ko azata. DC Clement nawe wari ufungiye Kimironko waramufashije arara ku muryango. fata ku mavuta Semuhungu Semukobwa Semukubitwa n'inkuburiya. Njye ntago nkunda amapede toka shitani dayimoni, amapede ngenda yanga. ariko mwami Imana we ntago yanga kuko n'ibiremwa byawe urabizi ko wanabihindura. we wabashije kurema. ufasha pirate arataha. baba we pirate nuwahe? komeza ubasengere. nakuwo pirate ufasha fata ku mavuta arenda gutaha. fata ku mavuta tuzanahura. numvaga ngiye kumusanga imageragere. namutumyeho abajene banjye bita ba Savio ba Freri. fasha ya mpano we niyo utamufasha kuko niwe wizize. ya mpano nawe mufashe kuko ni umwana wawe. ufasha abandi basitari batarafungwa ariko bagiye kuzafungwa. Jitafu mufashe nafungwa. kandi ngiye ikintu nsaba, ndasaba Ndemana, ndi kubona ibintu by'imiziki ngiye kubikora mporampora. ese ubu mwaduhaye akazi mwaba boss mwe. nunabuze n'umumanager umanajinga man, ibi bintu ngerega biba binaniye. kuva ati ndabyuka nkora amavideo nihiringa amafaranga nkore video audio, biba ari ibisaze mwana. abakire bagushaka amafaranga ko umuntu utanga icyizere. Njye noneho kujya mbereke mwaba boss mwe. Njye narahindutse nyine. impamvu bangaga kumfasha ngo nuko nshobora kuba nyine discipline. ntako discipline ndayifite mwabakirimo murumva. umva nanjye discipline ndayifite kabisa. discipline ni nacyo kintu bandoza, ni nacyo kintu banyirukaniye ku ishuri. kuba kugira discipline nyinshi cyane. umuticha aravugaga tse, ngahita mvuga mu ijwi rinini ngo nawe tse. urigitera akavuga nanjye nkavuga. njye ntabwo njye nceceka. iyo uzanye n'ishaza nanjye ndari kwereka kuko ishaza dushobora guseka, wazana ishaza nkarizana killer bright nigga the earth the surrounders fighters in the Kigali world mayibobo marijuwana marikwa kashe uringa bangaranga gunguzwanga inga ikinga imanga danga fanga kanga ishaza ryinshi. Bible nicyo gitabo ngendana. niba ushaka kumenya ibyiza biri muri no Bible, uzabanze wibuke ibintu byose n'ibihe wanyuzemo, wibaze impamvu kiri muzima aka kanya. Rwaruha dufunguriye Bibiliya nkwereka. hari igihe aka kanya uvuga ati uryama ukavuga ati ndabyemera. iyo ubyutse hari igihe ujyaho ni ibintu uba wemerewe kubyuka. yego utazi ko ari umuremyi Imana iba yaguhaye basi niyo serivisi. hari umuntu rwose uryama yabyuka akajya arabyemerewe. ntabwo uba ubyemerewe n'Imana. umuntu dusomera aho ngaho ahariho hose muri Bibiliya, uwo ari wo wose tutiteka icyo uvuga. muri Bibiliya nashyizemo agapapuro niwo murongo nkunda. yego. Zaburi igice cya 99 umurongo w'ijana, paje ya 580 mu Bibiliya gatoya. nako muri Bibiliya no iringaniye. haravuga ngo ndi kubona umuyaga uri gukubita uno murongo ushaka kujyana kuri uyu, wasanga ari ufite abanyarwanda inyungu. hari igihe Yesu abikoreramo. Zaburi nako 94 akarongo 95.
paje 578 mufunge amatwi n'amazuru mwumve umutongo w'Imana, amajambo y'Imana, impanuro yayo nako. Uwiteka Mana yo guhora inzingo, yo guhora inzingo, Mana yo guhora inzingo, rabagirana, wa mucamanza w'abari mu isi we, wa mucamanza w'abari mu isi we, wishyire hejuru, witure abibone ibibakwiriye. Uwiteka abanyabyaha bazageza he kwishima? Mwa banyabyaha mwe, kuki muri kwishima mwangegera mwe? Urakora icyaha ukaza kwishima imbere yanjye, uri kubona mwishimiye? Wa Muyuda we, niba ukoze icyaha ukwiye guhanwa nk'uko Bibiliya bivuze. Nyagasani ari kumwe nawe, aka kanya urareba ukabona hari umuntu kuri kamera ngiye guhanurira. Yego. Wowe uri kureba ino video, aka kanya urabona ukabona byaragucanze mu mutwe, ukabona nta epfo nta ruguru ufite, ariko aka kanya Imana irakwibutse, Imana irakwibutse, Imana irashaka kuvugana nawe, Imana irashaka kukwereka ineza yayo, Imana igiye kukwereka ko wayikoreye. Nyagasani agiye kumanukira ya makuba yose waciyemo, ayahindukize nk'uko yayahinduruye, ayahindurure nk'uko yahindukiye, akwicaze ku ntebe y'abera. Nyagasani arakwibutse. Haleluya. Amen, amen. Niba ubyizeye, akanyenyeri kanjye ndakakubwira. Kamubwire rwose nimba byibutse. 07 ngiye kukabwira akanyenyeri k'umwana wanjye, nzamubaza niba yayabonye, kuko aka kanya ntago ndi gukoresha simukadi, nagize ubwoba. Wagize ubwoba? 07 9 079 6 7 kane. Imana ibagiriye neza, ibagire neza abahozeho. Ariko nge ntago ndi umupasiteri, sindi umukiranutsi, sindi n'umupadiri, ariko ndababwira ati mwihane, Yesu agiye no kuza noneho. Ubundi ngiye mese mva no mu bintu by'ibintu by'iki n'iki none nje no guhanura. None ubu niko kazi ugiye no gutangira. Ngiye guhanura. Titi Brown uramuzi? Ndamuzi. Titi Brown nayo Imana ikuvuzeho, Imana ikuvuzeho Titi Brown. Imana igiye kugukorera ibitangaza, wayitakiye kenshi, wayeretse imibabaro kenshi, ariko Imana ikuvuzeho. Imana igiye kugukorera ibitangaza, ugiye kwikanga. Haleluya. Amen. Kiramani nawe Imana irambwi nako Kiramani, ikintu Imana yakuvuzeho, yavuze ko izakugirira neza, ariko utangiye gutana inzira. Uri kujya he? Uri kujya he Kira? Uri kujya he ko Imana igushaka mu nzira yayo, nkaba mbona uri gutana? Kiramani arimo aratana. Uri gutana, ndi kubibona. Tanuka, kanguka, urasinziriye. Guma mu murongo wahozemo. Rwa rukundo werekaga abantu, wa mutima mwiza wigiriraga, cya cyizere abantu bakubonagamo. Ibintu Imana yaguhaye yanabikwambura. Witana rero, komeza, kandi ibintu ufite Imana irashaka kukongereraho, irashaka kukugira umukungu, irashaka kukubonesha rubanda. Niki wa kintu, wowe shika mugume mu nzira, sindi umuhanuzi. Ariko ndi kubona utangiye gutana. Undi muntu ushaka kumanurira nini? Kiramani. Kiramani amaze kumuhanurira. Undi muntu ushaka kuhanura Karabutoni Kibonke. Karabutoni Kidonke nako Karaputoni Kibonke, we ntago nkuhanuriye, kuko ndi kubona ko Imana nawe ubwawe kwibwirira. Umurongo urimo niwo situziranye. We Karaputoni Kibonke, umurongo urimo wowe niwo. Hanurira Cyucyubiyayo. Cyucyubibaya.
biyayo cyucyu bibayo Imana iguha umugisha kandi kongerere Imana inagufashe kuko uri kugenda neza wicumbagira genda neza wemye kandi wigirire confidence cyucyu biyayo sinkuzi situziranye ariko genda neza kuko wowe Pawulo azifite ufite na IQ ya danje yagera kure komeza ukore Imana iri kumwe nawe kandi nugera aho ushaka kugera hari ahantu ushaka kugera nuhagera ntuzibagirwe ko Imana ariyo yakugiriye neza amen niki wahanurira Bruce Melody Bruce Melody bino bitaramo byabaye nahari ariko numva ngo ba The Ben ngo nta n'igitaramo cyabo nabonye ariko Bruce Melody nk'umuntu ndabizi mwana izi saga zanyu ndazizi Bruce Melody izi saga zanyu ziba zirimo n'ibiceri ndabeshya Bruce Melody ikintu namuhanurira Bruce Melody haleluya we Bruce Melody amena Bruce Melody nanyihere ku mafaranga Bruce Melody kanze ngiye ino video muzayishyira ahantu henshi Bruce Melody amafaranga make namusaba urumva kandi ndabizi ko Bruce Melody azayama Bruce Melody basi na minote 500 uhita uhindura ubuzima burundu Bruce Melody ngiye inote ya 500 iramindurira ubuzima Melody wa 500 n'iki kintu wacikaho Bruce Melody amaye nahita ncika ku nshuti mbi mani nahita ndyoha nyine niki wayamaza cyambere ukiyabona nahita mbanza nkabitekerezaho nkiyabona 500 kuko aka kanya ntago nakubwaho nayamaze iki ariko 500 ni menshi nahita njya mu nzu mani mu nzu nziza nyine mu nzu yanjye ngashyiramo ubutebe ngashyiramo agateleviziyo mu kazu keza nyine n'ifoto ya Bruce Melody ku gikuta n'ifoto yo ku gikuta yego rwabuhanzi turabizi neza ko abahanzi benshi iyo bagiye muri gereza bagafungwa iyo bagarutse bakura inspiration yo kuba bakongera gukora imiziki kandi bagakora byinshi birenze cyane cyane ko ibitekerezo by'abaraperi bura ngo biva muri struggle mama mwarahuye nazo uyu munsi wa none twamye nka Davis takimara gufungurwa yakoze indirimbo kandi irakundwa cyane ese wowe ku giti cyawe uyu munsi wa none watashye niki kintu wumva ikigufasha muri kariya yawe wabarakuye muri gereza ari ukuntu n'undi ngiye nazaga muri gereza mbabwira ati jangwe nsange mu gihomu ngira inama Mana nkumbuye kurya kirira iminyanya afanda ati ko muvuge se ni mu kiryama ko nsiye ati byanze dukumbuye gutaha impungure byanze no kwicara byanze kuganira byanze afande huhamo basi bake batahe ribuko mumfashe ndazira ikimaze urazira gusahura inzu nge sinabikoze injira mu gihome mbanza kugigire se urashaka tugukome inshuti zanjye se nizo zimfungishije ese ndazira indirimbo nabagurishije ibyo nabakoreye se nibihagije ndafunzwe na zicyo nzira my friend alhamdulillah kamfungwe sinagigira bifurije kesi muzagwe mu mwumva uko isheni imera sister ujye ubinkorera ansaba ko mbihorera ishene nkayipevera nkazasohoka jeli ndi general mu gihode na konsi yaranze ko ndi igisare ndoga nkaryama kare nijoro baryamye nkafata ikaye were bararwarana imfata imanga square sekurire ukora uburo ku kigoro kirire hola ibyorezo bizana ibya Ebola ndibuka nkora izamuka luluma zahewa bola pow ariko abahanzi mwese rwose mugeze muri gereza badariho mukuri mirongo ntajye ujya ko bakomeza kubufunze se ko numva ko imirongo ari buyandika neza ntago nakishimira gufungwa ikintu wenda cyaba ari cyiza kereka mfungiye nko muri stock kwa Bruce Melody yego nicyo cyagushimisha
ya hari abantu benshi bajya bavuga ko uwitwa Fata ku mavuta kuva yafungwa yagera muri gereza aribwo yungutse inshuti nyinshi cyane kuko afata abona n'uburyo bwinshi bwo gukora performance aho afungiye Iwawa. Ese wowe ntabwo wakumbura kujya kugira ngo urusheho gukora hit noneho mu gihode hose nageragamo rwa ruhanzi yarabaye rwa ruhanzi ese nakozemo hit kamubaza kana ahubwo yego boro biti wacu muzika iracyaba MTN wacu na muzika iracyahari mwana bizarangira nka ryari no kuvuga ngo ejo bari Muhanga ase nkasigaje bashobora basigaje nk'ahantu nk'abiri sindi kwamenya neza bigahita birangira ese mani ubundi kambabaza mani ikintu nkundira abanayijene kimwe yego kandi namwe muzakira mu kimenye mani abanayijeriya barafashanya yego mani ugasanga peta afite impano nyine tu w'umunayije abakuru mani baramurebye bamugejeje kure ariko mu Rwanda ku kantu muzakige mwana kandi rwaramba numva ninjye uzakuzamura wananzamura njye mba ninjye uzakuzamura kuko abandi bose murabakuzimye uyu munsi wa none ko wafunzwe ari uri muri gereza mu nshuti zose wahuye nazo ni bande bakugezeho abantu bamfunzeho muri gereza twafunganywe hari inshuti zawe mwafunganywe se ahubwo ngereka mbwiza ukuri inshuti iburi inshuti ya nyayo uzanayibona muri gereza n'umugisha wawe uzabona muri gereza niki kintu ubona kuba muri gereza byakufashe cyangwa byakugejeje okay muri gereza ikintu cya mbere ibintu byamfashije nize guca bugufi niga kumenya ibyo mvuga no kubistrategy gereza nigiyeyo koga buri munsi yego burorogaga baba abajyo bakaza bararwaye indase cyangwa imbaraga sibigenda bite nge naje nsa neza cyakora n'ubu urasa neza pe nuko nanutse nuko nananutse kubera kurwara werawera uburebere ni indwara ifata mu mitsi nyine kubera vitamine ziba zarashize mu mubiri ukagenda nyine kugenda bitemereka tu imitsi yarafatanye nko mu hano gutyo utabasha kurambura aho urwara wanasaga neza abantu umuntu yahagaritse biriya iboro by'ibintu mushobora kuba mufata bishobora kuba bigufasha nyine bikaguhindura ukaba undi muntu muzima iyo umaze kubireka sinzi niba nta muntu uri kuvuga kuri gusa neza babimbwiye ngo ndi gusa neza nyine ubona impamvu ari Yesu yo kureka biriya iboro impamvu niyo gukizwa iyo wakiriye Yesu n'amagi mva ntangiye Yesu n'agakiza hari ukuntu Yesu akoza nyine ugasa neza ugasa nk'umwana we nyine urabona nkawe wenda wafunzwe wari umaze nk'igihe kingana gute usomye ku rumogi nafunzwe amashuri nyine narangirije muri sinasiri muri sinasiri niho wari usoreje bivuze ngo kuva wafungwa wahise uzamuka muri revo cyangwa manutse muri revo nahise nzamuka kuko nafunganywe mani n'umujene bita Frere nk'umubosi afite amazu ahantu henshi afite amamodoka afite boro nyinshi nta Kimironko yego yarambwiye ati rero rwa ruhanzi bitewe n'ukuntu ngiye nkwemera nidusohoka nta kiganiro uzajya ujya mutari mu modoka yanjye mani ngiye nzakuryoshya nzaguha n'inzu none bamumanuye mageragere ku mwaka mfite umwaka umuntu wandoze wagira ntabwo yari yambaye inkweto yari yambaye ibirenge kabisa ashobora kuba ari umucuraguzi kaburyo cyabiteye hari n'undi mfite ahubwo aracyafungiye hano afungiye ibintu bya Rwanda Revenue hano Kinyinya ku murenge wa Kinyinya umupasiteri we yarambwiye ati ninsohoka kabisa ninjye nawe uyu munsi wa none mbere yuko bakujyana nake gashya ruherutse gukora ukavuga ati nanjye akakarangure mbere yuko banjyana agashya nari maje gukora nuko twari turi mu rugo nge n'abajene banjye dutetse ifiriti ngakoramo n'intoki nkayirya kandi gishyushye niko gashya rwa ruhanzi urumwe mu bantu bafunzwe byasaga nkaho wari umaze gukora hiti abantu benshi bari kugukunda kandi turabizi neza ko hiti ijyana n'abakobwa nyuma yuko ukoze hiti wasambanye n'abakobwa bangahe abakobwa narabirinze cyane kuko abakobwa ni ibiyobyabwenge bakumarira uduceri na duke ufite baranyandikiye n'ubu ngubu muri DM baranyandikira cyane banyereka urukundo kandi icyo baba bashaka tukizi narabirinze cyane yego
uyu munsi wa none uri mu bantu bahuye na struggle zikomeye cyane mu buzima bwawe. Ubuzima buri kugenda gute kugira twongeye kumenya rwa ruhanzi twamenye wafashije abantu benshi cyane by'umwihariko abanyarwanda b'abadiaspora wagiye ubafasha mu byo kubashimisha. Uri kubaho gute mu buzima bwawe? Muri ino minsi ndi kubaho nyine nk'ikijumba cy'ikibore. Ndi kubaho nyine nk'ino ndwara ya werawere. Ni struggle nyine tu. Yego. Akanyenyeri wagira ngo kaba diaspora karapfuye. Ngo bazanye iPhone zitagira akanyenyeri niko jondo mu diaspora yambwiye. Ngo haje ngo niba ari iPhone 20. Hari ubwo 20 ni kangahe? 20 basi nka 10 naka 20 bura ni nka 11. Baba wesha nawe uzaze wicara hanjye nkubaza. 20 ni 11 uri kumva atarimo va vendredi vakedi 20 ni nko ku cyumweru 20 sha nawe nabyize kabisa uzi kutize mwana 20 uri kumva ari ku wa mbere mwana ni ku cyumweru 20 bura ni ku cyumweru 20 nibwo ku cyumweru harimo ibintu by'ama event ubwo ngubwo yarambwiye ngo basohoye ngo 20 ubwo niba ku cyumweru kandi ku cyumweru ni 7 ubwo haje iPhone 7 yarasohotse nayo ngo nta kanyenyeri igira ni iki kintu wasaba abakunzi bawe muri aka kanya wumva bagufasha kugira ngo wenda twongere kubona rwa ruhanzi kuri platforms zigiye zitandukanye twongere kumwinjoyinga kumukunda nkuko twamukunze tukimumenya? Ikintu nasaba abakunzi banjye mumeze gute, Imana ibafashaho muri hose, namwe mudufashe kandi nyine ikintu cya mbere ngiye nikundira nkunda kugira ibintu bazanabimenya. Umuntu uzanzanira Imana ngo yibiki azajye nzanira drip mujye baguha icyangwe kuko nicyo kintu bikubangamira iyo ukibonye umuntu cyambaye kumwibutanya kubitekereza. Shaka bise mbonye umuntu yambaye icyangwe umutima utangira kumugangurira adagi kwambaranya icyangwe. Ni iki cyangwa barigeze bitewe no kwakibonye umuntu cyambaye? Ntago nabyibye. Warabyitije wenda? Nyine wenda nje nagorega niba. Ngenda gutira nyine nkabiheze. Ntabwo wiba ubwo byose bigendera mu gutira. Nako nyine niko nabikoraga ariko ubu narahindutse bantu mwongere mu mikizere mujye muneza cyane. Yego. Reka tugushimire cyane. Okay, tanga nimero yawe ya telefone kugira ngo wenda bakuremere bakwandira akanyenyeri. Ndabizi neza ku murongo wa Big Town TV tudukurikirana n'abantu benshi cyane badukurikirana umunsi ku munsi, wenda byibuze zana nkwereke gato tuguhindurire kugira ngo wenda baguhe ku mafaranga. Nicyo kintu cyashimisha cyane. Tanga nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ya telefone oya nomero yanjye ya telefone simukadi kandi narayikuyemo. Simukadi wayikuyemo? Reka tubarize indi nimero baza gushyiraho amafaranga. Okay, nari tubarize indi cyangwa bahari ke sister bahiya sister wawe bagushyiraho amafaranga banakuguriye telefoni. Bakuguriye telefoni baguhereza amafaranga bakugurira ibyangwe. Rwose umuntu witwa Rwa Ruhanzi ni umwe mu bantu badufashije bishoboka cyane bigaragara. Ndagira ngo mumfashe tumuremere tumuhereza amafaranga ashoboka cyane. Bakunze Big Town TV ndabizi ko kino kiganiro kizaribwa n'abantu benshi cyane kugira ngo tuzana ipininga hasi ku kiganiro mufashe Rwa Ruhanzi bacu agaruke mu murongo kwa tumukeneye. 079 Uvuga mu Kinyarwanda wowe 07 9 67 67 08 08 904 904. Amazina ni Germaine. Kandi mumushyiraho amafaranga. Ndashimira n'umubyeyi wanjye mukuru mushiki wanjye Imana yanjye bita GRMN. Yarakoze kunsura, yarakoze kumba hafi muri gereza, yandinze impungure kuzirya cyane, akajya agerageza akanzanira n'akanyama. Imana izamuha umugisha kandi n'ubu turacyari kumwe. God bless you and I shimirish you. I gushima harya mu Cyongereza I hate you. Sister, I love you, I like you, I sweet you.
n'ibindi bigiye bikurikiyeho. Sinasuza ntakubajije, hari abantu benshi cyane waremeye mwakoranye ibiganiro wafashije kugira ngo wenda barusheho kumenyekana no kuzamuka nka ba Rukundo y'Impaya n'abandi bagiye batandukanye. Uyu munsi wa none aho wari ufungiwe ni bande bakugezeho kandi nawe warabafashije? Umuntu wangezeho ni umuyaga wa Satani. Nta muntu wigeze ungeraho usibye abakozi ba Satani nibo bangezeho gusa. Nanjye waje kugushaka ntibakumbe ko wowe ushobora kuba waraje kunshaka kuko hari igihe bigeze kumbwira ngo hari umuntu waruje kubaza aho uri. Wasanga ari wowe waruje. Message wagenera abanzi bawe? Abanzi banjye ikintu nabagenera, mureke kunyanga cyane aho kugira ngo unyange, ntituzongere guhuza. Menye izawe menye izanjye, sibyo we Kamanaye. Menye izawe menye izanjye, ngiye kujya nisengera, nta mwanzi nkeneye mu nzira yanjye. Niba unyaga koko winyitaho, kuko nose niba wanga umuntu urashaka no kumwica, wamuretse akabaho ukamenya izawe n'akamenya ize, ntihagire ahantu muhurira. Ubundi urambaza icyo unyagira iki, we dupfana iki? Message yanyuma mu gifaransa dusoza ikiganiro. Fata gutya. Ciao. Arakoze cyane rwa Ruhanzi, ngende Professor Cyucyu. Iyi ni Big Town TV, kuri kamera ariho Mike nk'ibisanzwe.